Amahoro y'Imana, amahoro ya rugira nshuti bakunzi ba Muhato TV, mbazaniye ubusobanuro bw'amazina njye mwumva kuri mikoro nitangishaka Eric Manetsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe izina Devota ndetse n'izina Benita. Ese aya mazina asobanura iki? Reka nze mu kanya gatonya babwire. Izina Devota ni izina ryitwa ibitsina gore, rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini. Iri ni izina risobanura indahemuka, indahemuka Devota. Bimwe mu biranga indahemuka cyangwa se nyine ba Devota. Devota ni umuntu uhora ashyushye, aratangaje kuko iyo muri kumwe ntumenya ikintu kimusetse cyangwa se kimusekeje, ujya kubona ikintu utatekereza ko cyamusetsa ukabona we kiramusekeje cyane. Nicyo kimwe no kurakara, nabujya ngo arakara vuba, agira amarangamutima menshi cyane. Devota akunda kuba afite ibintu bimuhugishije cyangwa agakomeza guca mu maso y'abantu. Yigirira icyizere, akunda kwigaragaza, ntaguma hamwe mu buzima bwe. Devota ashobora gukabya kugira ngo abantu bamwiteho, abantu bakaba babimumenyaho, bityo bamwiteho kubera ko ari ibintu bamuziho. Ikindi kandi ngo ababazwa n'ubusa, kandi umuryango we n'inshuti ze nibo zingiro ry'ibyishimo bye. Devota agira impano yo kuba yamenya ibizaba mu minsi izaza, ariko ntakunda kubyitaho ngo abihe agaciro cyangwa se abihe umwanya uhagije. Azi gukurikirana icyo ashaka kugeraho mu buzima bwe. Devota akunda gutegeka kandi ntapfa kwemera amakosa ye. Devota akunda akazi ke cyane akunda gushidikanya ku cyo ashaka gukora cyangwa kugeraho mu buzima. Gukora cyangwa icyo ashaka kugeraho mu buzima, akunda guhabwa kurusha gutanga. Burya Devota akunda guhabwa, ariko kugira ngo ubone yatanze aba ari ingorabahizi. Devota akunda ibintu bijyanye n'imyemerere, yisanzura ku bantu bose, ni umunyamatsiko kandi atekereza vuba, agahita abona ibisubizo ku bibazo bitandukanye. Devota kandi ntapfa kwibagirwa, ubwonko bwe bubika byinshi kandi vuba cyane, ntago yakibagirwa habe na gato. Ariko nyine ba Devota aho bari mu bice bigiye bitandukanye by'isi hose, ndabasuhuje cyane. Munyemerere twite cyane ku zina Benita. Iri ni izina risobanuye umugisha, rikaba rikomoka mu rurimi rw'ikilatini. Dore bimwe mu biranga aba ba Benita. Benita agira umutima woroshye cyane, amarangamutima ye aba hafi iyo umutoteje, ntahagarara nawe aricecekera akakwihorera. Ubwo nyine ntabwo yakita ku guhangana nawe niba umubabaje, ahubwo ahitamo kwicecekera. Izina Benita nyine ntacika intege, iyo yiyemeje ikintu aragiharanira kugeza akigezeho. Benita ariko nanone ku rundi ruhande ni umugwaneza ugira urukundo, akunda gufasha abandi kandi udahisha ikimurimo. Benita ntabwo ajya ahisha ikimurimo, ahita akivuga rwose, ntacyo abiciyeho inyuma. Ku rundi ruhande ariko Benita agira amakenga, ntapfa kwizera buri wese, ni umukozi ugira ibakwe, ni umunyabwenge, akunda kugira igihe cya wenyine. Benita arajora cyane, arasesengura utuntu twose, ibibi akabinenga, ibyiza akabishima. Ngayo kuko aya ba Benita ndabashimiye cyane mwese mwanteze yombi.
ariko nambibutsa ko turi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka YouTube twitwa Muhato TV, ushobora kujyaho rwose ugashyiraho subscribe, like, share ndetse ukajya no muri comment ukandika n'izina twazazana mu ubutaha mu busobanuro bw'amazina yacu naryo tukazarisobanura. Ushobora kuba ushaka kuzagita umwana wawe ukaba utazi ibisobanuro byaryo, twe turabigufitiye rwose, wajya kuri Muhato TV tukabikugezaho. Mwari kumwe na Itamishaka Eric Manitsi.